Coach Gael cyangwa se Karomba Gael bamwe bagaragaza ko yinjiye mu ruganda rw'imyidagaduro gukora ubucuruzi binyuze mu mpano yahasanze, abandi bati yaje gukora impinduramatwara mu ruganda rw'imyidagaduro. Abamunenga nabo bati hazi yishe umuziki nyarwanda nyuma y'uko agiye yibikaho ibikomerezwa byo mu muziki abyambuye abandi bashoramari akoresheje amafaranga, ibyagiye rimwe na rimwe bitera umwuka mubi mu ruganda. Reka ibyo tubireke tujye ku ngingo nyamukuru. We ubwe arutse kuvuga ko yafashije abahanzi nta nyunga bitezemo, bityo atangaza ko agiye gutangira kwiyitaho we ubwe. Nyuma yo gutangaza ibi ngibi, natwe reka turebe mu myaka 3 ishize yinjiye mu myidagaduro ibyo yagejeje ku bahanzi bane yasinyishije muri label ya 155 AM aribo Bruce Melody, Element, Kennysol na Kana umwe ku wundi. Ikaze ndi Jean de Tumukunde, iyi ni JT Entertainment. Ngwa ikaze we tugiye kubana muri kino kiganiro. Wibuke kugira igitekerezo usiga muri comment ku bibazo ndi bukubaze biteye amatsiko nsoza kino kiganiro. Duhere kuri Bruce Melody, umusingi w'umushinga wa 155 AM. Bruce Melody ni umuhanzi wa mbere wagiranye amasezerano n'iyi label. Guhera ubwo batangiye gukorana, ibikorwa bye byagiye ku rundi rwego, izina rye ryongera kubahwa. Coach Gael yamuhaye inkunga ifatika mu buryo bw'amafaranga, ubujyanama no kumuhuza n'abandi bahanzi bo hanze barimo BNM wo muri Kenya, Shaggy umunyajamaika w'umunyamerika, Joboy w'umunyanigeriya, Black Diamond wa Afrika y'Epfo na Diamond wa Tanzania n'abandi. Yamufashije gushyira hanze album Colorful Generation yagiye hanze mu mpera z'2024. Ni imwe mu album ya mbere yasohowe n'umuhanzi nyarwanda ku rwego rufatwa nk'urwa kinyamwuga, nubwo yaje itinze no kuri YouTube ntirebwe cyane nk'uko byari byitezwe. Gusa ntibyayibujije kuba ku isonga kuko iyi album yabonye abaterankunga, kuko mbere y'uko Melody ayihabwa n'abayiguze yari imaze kwinjiza hejuru ya 70% yayo bayishoyemo, akihabwa nabwo akaba yarayisaruyemo arenga miliyoni 26 z'abifuje kuyigura mu birori yayimurikiyemo abanyarwanda muri Kigali Universe. Coach Gael yashyigikiye Bruce Melody mu mishinga yo gukora ibitaramo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no muri Canada, amuhuza n'abahanzi barimo Diamond Platnumz, Meddy na Harmonize. 2024 wabaye umwaka ukomeye kuri Bruce Melody, yakoze ibikorwa byinshi ugereranyije n'indi myaka yatambutse. Yasohoye indirimbo When She's Around yakoranye na Shaggy. Ni indirimbo yakunzwe cyane ikagera ku mwanya wa 8 ku rutonde rwa Billboard World Digital Sales Chart ndetse no ku mwanya wa 20 ku rutonde rwa US Afrobeat Songs Chart. Izindi ndirimbo yagiye ashyira hanze harimo Sowe, iyo foto yakoranye na BNM n'izindi zitandukanye. Bruce Melody yagize imikoranire n'abahanzi bo mu bihugu bitandukanye nka Bwiza mu Rwanda mu ndirimbo Ogera, Nadia Mukami mu ndirimbo Kipepeo na Bayani na DJ Neptune mu ndirimbo Forever. Itariki ya 3 kwezi kwa 2024 yitabiriye igitaramo cya Rwanda Day mu mujyi wa Washington DC muri USA. Mu kwezi kwa 3 yagaragaye mu biganiro nka Good Morning America hamwe na Live Kerry and Mark ku mbuga nkoranyambaga. Bruce Melody yakoze ibikorwa bitandukanye byo mu muziki mu bihugu nka Tanzania mu kwezi kwa 4 2024. Yagiye muri Nigeria gufata amashusho y'indirimbo Sowe, yitabiriye ibirori bya Shadi Mixtape Party mu Bwongereza. Yabaye umuhanzi mukuru mu gitaramo cya Brassers Show i Brussels mu Bubiligi. Mu mezi y'ukwa 8 kugeza mu kwezi kwa 10 yagiye mu ngendo muri Kenya hamwe no mu Rwanda, aho yakoze ibitaramo bitandukanye. Yakoze ingendo muri Canada mu kwezi kwa 10 ataramira mu mijyi ya Ottawa, Montreal, Toronto hamwe na Vancouver. Mu kwezi kwa 12 2024 yakoze igitaramo muri Kampala, Uganda, ava yitegura ibirori byo kumurika album Colorful Generation mu Rwanda. Nibyo Bruce Melody yabashije gukora ari kumwe na 155 AM. Yakiriye abahanzi baturutse mu bihugu bitandukanye barimo Black Diamond muri South Africa, BNM muri Kenya na Bahati wo muri Kenya hamwe na Joboy wo muri Nigeria. Bruce Melody ryabaye izina rikomeye ku buryo yagize abafatanyabikorwa nka Primus ya Bralirwa hamwe na MTN na RPF na EAP, biyongera kuri 155 AM na Kigali Universe, utibagiwe na UGB byomatanye na Coach Gael. Umwaka wa 2024 wateye imbere kandi utegura ibihe byiza muri 2025. 2024 wagaragaje ko Bruce Melody arushijeho kuba umuhanzi mpuzamahanga ufite ibikorwa byinshi kandi by'ingenzi. Reka tujye kuri Kana. Kana n'umwe mu bahanzi bashya bashyizwe muri 155 AM. Yahise ashyirwa muri gahunda yihariye yo kumwubaka, abona amahugurwa, ajya muri studio zitandukanye, anafashwa kwandika no gutunganya ibihangano bye. Mu ndirimbo yasohoye harimo Food twa yakoranye na Bruce Melody na Element ndetse na Sesa zakiriwe neza cyane, ku buryo kwa amashusho y'izi ndirimbo yatunganyijwe n'uburyo zamamajwe ku mbuga nkoranyambaga byagaragaje ko hari ubiri inyuma. Yitabiriye igitaramo cya Bruce Melody yamurikiyemo album ye Colorful Generation,
cyabereye muri Kigali Universe mu mpera z'umwaka wa 2024 aho yagaragaye nk'umuhanzi mushya ushobora kuzana impinduka mu muziki w'u Rwanda. Coach Gael yafashije Kana cyane mu mashusho y'indirimbo yagiye akorera hirya no hino ku isi, bigatangazwa ko azakorera Sesta muri Ethiopia, aho byaje gutangazwa nyuma y'uko yayikoreye muri Kenya, akaba yarakoreye na Tanzania n'ahandi. Kana yatangiye kurya ku mafaranga ya Coach Gael mu kwezi kwa 2024, aho ku itariki 2 kwezi kwa kabiri uwo mwaka nyine yaje gushyira hanze indirimbo yisesesa kugeza ubu imaze kurebwa n'abantu barenga miliyoni 2 ku rubuga rwa YouTube. Mu mezi 5 ashize uyu musore yasohoye indirimbo Mami, ari nayo ya kabiri yakoze ari muri iyi lebo. Hari tariki 7 ku kwezi kwa 11 2024. Hari hashize amezi 9 atumvikana mu bikorwa by'umuziki. Bivuze ko mu mwaka ushize ari muri iyi lebo yakozemo indirimbo 2 gusa yagaragaye mu bitaramo by'imbere mu gihugu, aho yaririmbye mu bitaramo bya Iwacu Muzika Festival ndetse yanaririmbye mu gitaramo cy'abarimo Ruga na Victon bakoreye muri BK Arena. Reka tuve kuri Element. Nubwo yarasanzwe azwi nk'umwe mu batunganya indirimbo beza mu Rwanda, Coach Gael yamufashije kurenga ibyo abantu bari bamuziho. Yamuhaye urubuga rwo gukoresha impano ye atari mu gutunganya indirimbo gusa, ahubwo no mu kuyobora umuziki wa lebo mu buryo burambye. Element yagiye akora indirimbo nyinshi z'abahanzi bo muri iyi lebo, harimo iziri kuri album ya Bruce Melody, anatanga umusanzu mu mishinga ya Kana. Mu rugendo rw'imyaka 3 ari muri iyi lebo, amaze gukora indirimbo 38 nubwo asabwa ijanisha ry'amafaranga yazikoreyeho muri studio. Ku ngoma ya Coach Gael, uyu musore yagiye atumirwa i Kampala muri Uganda mu bitaramo, ndetse yanataramye we na Bruce Melody mu bitaramo byo mu Bwongereza. Mu myaka isaga 2 ishize, Element ari mu maboko ya Coach Gael yakoze indirimbo enye, ariko 2 muri zo nizo bateye inkunga. Yakorewe Food Etwa yakoranye na Bruce Melody hamwe na Kana, ndetse anakorerwa Milele. Ariko afite n'izindi ndirimbo zirimo Kashe yakoreye muri lebo ya Country Record, ndetse na Tombe aherutse gushyira hanze yikoreye. Element ni umwe mu basore bagezweho mu gutunganya indirimbo. Uyu musore wasoje amashuri yisumbuye mu mwaka wa 2018 muri MPC Mathematics, Physics and Computer Science, cyangwa se imibare, ubugenge n'ubumenyi mu bya computer. Yatangiye gutunganya indirimbo mu mwaka wa 2019. Yinjiye muri lebo ya 155 AM ku itariki 16 kwezi kwa 2023. Icyo gihe ashyira umukono ku masezerano y'imyaka 3. Undi ni Kennysol. Nitumuvugaho turi kuvuga impinduka mu buzima bw'umuhanzi wari uhagaze neza n'ubundi. Kennysol ari muri 155 AM binyuze mu masezerano ya societe ye Spectacular yagiranye na 155 AM, ndetse baherutse no gutangira urugendo rwo gusoza aya masezerano mu bwumvikane. Kennysol yinjiye muri 155 AM nyuma y'igihe akeneye inkunga y'amikoro mu by'umuziki. Yasohoye indirimbo zirimo Agafaya, You and I, ndetse na One More Time yakoranye na Harmonize, imwe mu ndirimbo zamufashije kwagura izina rye mu karere. Uyu mugabo ari kagaragaza ko mu mwaka wa 2024 atakora ibyo yashakaga, kuko bagomba kumukorera indirimbo enye, bigatangazwa ko bamukoreye indirimbo imwe gusa. Nubwo bimeze gutya, ariko Coach Gael yafashije Kennysol mu bitaramo yakoreye mu gihugu cya Sweden, muri Canada ndetse n'ahandi hanyuranye. Mu kwezi kwa 3 2024 nibwo Kennysol yinjiye muri iyi lebo. Icyo gihe yabwiye Kiss FM ko kubona abatera nkunga aricyo kintu yaboraga mu rugendo rwe rwa muzika yatangiye mu mwaka wa 2019. Ati nkuko mwabibonye ndi muri 155 AM, abantu babimenye tutarabibamenyesha, ariko ubu ndimo. Ndashimiye societe kuba yaremeye kuza mu rugendo rwanjye rwa muzika, nicyo kintu naburaga. Nubwo wabonaga ibikorwa byanjye hari aho bitinda, no kubera ko ari njye wirwanagaho. Ati ubu nibwo ibyiza bigiye gutangira, kubera ko mbonye abantu bamfasha mu bikorwa byanjye bagashoramo imari, nta kabuza ibintu bigiye kuba byiza cyane kurushaho kuruta hashize. Ibyo bazanye nibyo naburaga, ubu ndi mu maboko yabo. Mu mwaka umwe amaze abarizwa muri iyi lebo, amaze gukorerwa indirimbo 3 gusa, arizo 2 in 1, No One yakoranye na DJ Neptune hamwe na Phenomena. Urebye neza wasanga Coach Gael yaratanze umusanzu udasanzwe mu gushyira umuziki ku rwego mpuzamahanga, anerekana ko mu gihe gito umuntu ashobora kugira uruhare rukomeye mu guhindura isura y'inganda z'imyidagaduro. Uribuka ibibazo twatangiriyeho byo kwibaza niba Coach Gael yarafite uruhare rukubaka umuziki w'abahanzi n'u Rwanda muri rusange. Coach Gael nubwo yatanze kuri bano bahanzi byo twabonye haruguru, ku giti cye yanakuye izina rikomeye n'ibikorwa bye by'ubucuruzi bitera imbere. Nkuko yabivuze, biramutse bibaye ngombwa ko ahagarika gufasha undi muntu wari we wese mu myidagaduro, urabona ari nde wahomba hagati ya Coach Gael n'uruganda rwa muzika muri rusange? Ubundi se dushyize mu gaciro twasanga biriya byose yagiye akorera abahanzi byari ngombwa, cyangwa se bagiye bagira kwifuza kutari ku rwego rwabo bituma umukire wabo asesagura? Ubwo ndavuga ugendeye ku matike y'indege yakatishwaga buri gihe, igiciro cy'amashusho n'imiziki n'ibindi byose byishyurwaga. Ubiko ibi bintu byatangiye binengwa na benshi mu banyamakuru cyangwa se abasesenguzi mu myidagaduro, barimo n'uwitwa DC Clement n'abandi batandukanye, barimo na Decat Babalao. Ese ubundi ku giti cyawe ubona umuziki nyarwanda wagabura?
Impamvu y'iki kibazo nuko abenshi bakunze gushora mu muziki birangira habayeho guhomba no kutumvikana. Byabiterwa nandi, abashoramari cyangwa se abahanzi? Dusigira igitekerezo cyawe uko ubyumva.